Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo ujye ugerwaho n'amasomo tubagezaho buri munsi. Uyu munsi tugiye gufatanya gukosora ikizamini cyakozwe ku itariki 27 cyakorewe i Gicumbi, ubwo ni kuri site nyine ya Gicumbi isanzwe ikorerwaho ibizamini. Nk'uko dusanzwe tubigenza rero, iyo dufatanya gukosora, ufata urupapuro n'ikaramu ukagenda nawe usubiza, kugira ngo nitugera ku gisubizo uze kureba niba wowe wari kuba wagikoze icyo kibazo. Ikibazo cya mbere rero kirabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi wese abujijwe kuwurenga, uretse mu gihe a agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, b gukatira ibumoso, c guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, d ibi bisubizo byose nibyo. Ubwo ukurikije uko wabyize cyangwa se uko mu igazeti byanditse, urareba igisubizo cyaba ari cyo ucyandike, wandika alphabe kuri rwa rupapuro kugira ngo uze kureba niba waba wagikoze. Hano rero igisubizo ni D. Mu bimenyetso birombereje, ariyo mirongo nyine yo mu muhanda, umurongo ucagaguye utubwira iki? Utubwira ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, uretse mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, cyangwa se igihe agiye gukatira ibumoso, cyangwa se igihe ahindura icyerekezo, cyangwa se ajya mu kindi gice cy'umuhanda. Uwo murongo nicyo uvuga. Hano rero igisubizo ni D. Ibi bisubizo byose nibyo. Ikibazo cya kabiri, igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye, kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari a inzira y'abanyamaguru, b agahanda k'amagare, c a na b byose ni ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni b, ni agahanda k'amagare. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye, kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari agahanda k'amagare. Hano rero igisubizo ni b. Ubwo rero iyo ukora uduha na like kugira ngo tubone ko wishimira amasomo tubagezaho. Iyo hari ikibazo ufite utasobanukiwe neza, wenda ku kibazo runaka, cyangwa se hari inama cyangwa inyunganizi ushaka kutubwira, ubyandika muri komenti kugira ngo tubashe kugendana neza. Ikibazo cya gatatu, iki cyapa gisobanura ibi bikurikira:
Murabona icyo cyapa aho nyine kuri iyo foto uko kimeze. A. Birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutse ko uba ugomba kuba uzi amoko y'ibyapa no kuyatandukanya kugira ngo ubashe gukora icyapa. Nicyo biba bigusaba rwose. Hano rero igisubizo ni B. Iki cyapa nk'uko mukibona hano kiravuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Iyi mvugo isa n'izimije ku buryo abantu wenda twese tutabasha kuyisobanukirwa neza, ariko nk'uko bisanzwe reka tubafashe kubisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya, bivuze ko wowe uba ugomba guhagarara ukareka bya binyabiziga biri guturuka mu cyerekezo uri kuganamo byo bikabanza bigatambuka, noneho wowe ukabona gutambuka. Bivuze ko iyo ukibonye iki cyapa wowe icyo biba bigusaba ni iki? Biba bisaba kwitondera bya binyabiziga biri guturuka mu cyerekezo uri kujyamo, ukabireka bikabanza bikagenda, wowe ukagenda nyuma yabyo. Iyi nteruro nicyo ishaka kuvuga. Hano rero igisubizo ni B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ikibazo cya kane. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho, agomba kubahiriza ibi bikurikira. A. Kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. B. Kongera umuvuduko. C. Guhagarara. D. A na C nibyo bisubizo by'ukuri. Rero niba warakurikiye amasomo yacu aba kuri YouTube yacu yitwa amategeko y'umuhanda traffic rules, hariho amasomo yerekeranye kubisikana no kunyuranaho. Birumvikana ko niba warakurikiye iryo somo, iki kibazo rwose kitakunanira. Ntabwo cyakunanira kuko muri iryo somo kirasobanuye rwose neza. Hano rero igisubizo ni A. Ni kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Igisubizo ni A. Ikibazo cya gatanu. Iki cyapa cyerekana. Icyapa muri kukibona kirimo akantu k'agatangaro. Iki cyapa cyerekana A. Ifungana ry'umuhanda. B. Umuhanda unyerera. C. Umuhanda utaringaniye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa rero hano mu bisubizo baduhaye guhitamo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo bivuze ko igisubizo hano ari D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko iki cyapa kiratubwira ngo icyago kidasobanuye ukundi. Igisubizo ni D. Kuko iki cyapa kiratubwira ngo icyago kidasobanuye ukundi. Ikibazo cya gatandatu. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. A.
mu masangano, B, mu bimenyetso bimurika, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo rero twasobanuye ikibazo ntubashe kucyumva neza, ubitubwira muri komenti, noneho tukabasha kugusobanurira ku buryo bwimbitse burushijeho kuruta wenda ibisobanuro tuba twatanze turi gukosora. Hano rero igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa kuva aho bishinze n'inkomane ikurikiraho. Twebwe iyo dufatanya gukosora ikizamini, aho basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, tuba tugomba no kumenya ese kiramutse kirimo cyaba ari ikihe. Niyo mpamvu iyo tumaze kubabwirira ko igisubizo, hano tunababwira ikiri cyo nyirizina wagakwiye kuba wasubije, kugira ngo nujya muri egizame bakazana ikibazo bagikubajije kandi bagishyizemo icyo gisubizo, uzabashe kugikora neza kubera ko uzaba warakize. Ni ukuvuga ngo rero ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa kuva aho bishinze n'inkomane ikurikiraho. Ikibazo cya 7, ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi A, ko hari icyago, B, icyago kidasobanuye ukundi, C, imiterere y'icyago gitunguranye, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubona rero iyi application ya Traffic Rules, unyura muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, ubundi ukesitara iyi application. Ni application nziza cyane igufasha kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online. Tuvuga ngo iyi application uyigiraho rwose ugatsinda neza nta kibazo, ko tuba tugufasha kubona amasomo kuri YouTube. No muri application haba harimo imyitozo ugenda ugakora, rwose application ikagenda igukosora. Twihuse rero, hano iki kibazo batubajije cya 7, igisubizo cyacyo ni A, ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Igisubizo ni A. Ikibazo cya 8, iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara A, ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere, B, ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma, C, ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Muri kubona rero muri iyi foto baduhaye, murabona ko umukozi ubifitiye ububasha batubwira ahagaze hagati mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Bibutse ko umukozi ubifitiye ububasha arusha agaciro ibindi bimenyetso byose bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Niba utazi ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda, utazi ibyo ari byo, watwandikira muri komenti ukatubaza, tukabasha kubikubwira byose, ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Hano rero twihuse, igisubizo ni B.
ni ku bakoresha umuhanda bose. Ni ukuvuga ngo uriya mukozi ubifitiye ububasha niba ahagaze muri uriya murongo, icyo gihe aba ahagarika ibinyabiziga byose bimuturutse imbere n'inyuma, byose biba bigomba guhagarara. Byose biba bigomba guhagarara. Ni kimwe n'iyo bafashe iriya kona bakayitera hagati muri uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Icyo gihe ibinyabiziga byose biba bigomba guhagarara. Ariko bafashe iriya kona bakayishyira mu gisate cy'umuhanda kimwe, icyo gihe biba bireba nde? Biba bireba ibinyabiziga biri muri icyo gisate cy'umuhanda. Ni nako bigenda rero ku mukozi ubifitiye ububasha. Umukozi ubifitiye ububasha aramutse ahagaze mu gisate cy'umuhanda, adahagaze hariya hagati muri uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, icyo gihe akaba ahagaze mu gisate cy'umuhanda, ubwo aba ari guhagarika ibinyabiziga biri muri icyo gisate cy'umuhanda. Ariko iyo ahagaze hagati mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, icyo gihe aba ahagaritse ibinyabiziga byose biri mu cyerekezo icyo ari cyo cyose muri uwo muhanda. Hano rero igisubizo ni B. Ikibazo cya 9. Umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ndashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito ibumoso icyarimwe. Biremewe? A. Yego. B. Oya. C. Yego bikorewe ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni oya. Igisubizo ni B. Igisubizo ni B, ni oya. Ntabwo byemewe kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito. Ni ukuvuga ngo itegeko ryerekeye kunyuranaho ritubwira ngo iki? Riratubwira ngo birabujijwe kunyura ku binyabiziga bibiri icyarimwe. Birabujijwe kunyura ku binyabiziga bibiri icyarimwe. Ni ku itegeko ryo kunyuranaho ritubwira. Rero ukurikije iriya mirongo yo mu muhanda, imirongo yo mu muhanda iratwemerera kunyuranaho. Kuko iracagaguye, twese ndakeka turi kuyibona. Imirongo iracagaguye kandi tubwira ko kunyuranaho icyo gihe byemewe. Ariko itegeko ryo kunyuranaho riratubwira ngo ntibyemewe kunyura ku binyabiziga bibiri icyarimwe. Vuga ngo n'ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda bitwemerera kunyuranaho, yego twagakwiye kunyuranaho. Ariko se none twaba tubasha kureba imbere neza? Kuko kunyura ku binyabiziga bibiri icyarimwe ntibyemewe. Urumva ko kandi baratubwira ngo umuyobozi ugiye kunyura ku wundi agomba kwiringira ko namara kunyura kuri cya kinyabiziga agomba kugaruka iburyo bwe. Urumva ko rero numara kunyura kuri cya kinyabiziga wasabye inzira kandi imbere hari ikindi kinyabiziga, utazabasha kubona uko ugaruka iburyo bwawe. Niyo mpamvu hano rero igisubizo ari oya. Igisubizo ni B. Ntibyemewe kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gitoya. Ntabwo byemewe. Igisubizo ni B, ni oya. Ikibazo cya 10. Ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni A. Mpande eshatu. B. Uruziga. C. Urukiramende. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo ahangaha kugira ngo ubashe gukora iki kibazo ni ukuba uzi amoko y'ibyapa n'uburyo ateyemo. Hano rero igisubizo ni B, ni uruziga. Ni ukuvuga ngo icyapa kitubwira ngo ugukikira bitegetswe, ishusho yacyo ni uruziga. Aha hantu rero reka
tuhasobanureho gatoya. Ni ukuvuga ngo ubundi mu igazeti ntabwo batubwira uruziga, ahubwo batubwira icyo twita ingasire. Ni ukuvuga ngo murabona hano bashyizeho uruziga, nubwo ari rwo dukunda gukoresha mu ma egizame akenshi, ariko mu igazeti handitse ingasire. Ingasire ni rwo ruziga. Ni ukuvuga ngo ubu baduhaye iki kibazo, wenda urugero nko kuri se bakaba batanditseho ngo urukiramende, bakaba bashyizeho ngo ingasire. Iki gihe twasubiza kuri se, icyo gihe twasubiza ahanditse ingasire, kuko ingasire n'uruziga iyo bije mu kibazo kimwe, ikiba gifite agaciro cyane ni ingasire. Ariko kubera ko batubwiye uruziga, hano igisubizo ni B, ni uruziga. Ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kiratubwira ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango A, umweru, B, umutuku, C, ubururu n'ikirango cy'umweru, D, umukara. Kuri rwa rupapuro ubwo andikaho arufabe ubona iri buhure n'iki cyapa kitubwira ngo icyerekezo gitegetswe. Hano rero igisubizo ni C. Iki cyapa kigizwe n'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ni ukuvuga ngo ubundi ibyapa bitegeka bifite ishusho y'ingasire ari rwo ruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ibyo ni byo byapa bitegeka. Ikibazo cya 12. Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza A, ahanyurwa n'amagare na velomoteri, B, ahanyurwa n'ingorofani, C, ahanyurwa n'abanyamaguru, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo iki kibazo cyerekeranye n'ibimenyetso birombereje, kandi ibimenyetso birombereje iryo somo turarifite hano kuri YouTube channel yacu, warireba rwose ugakurikira ibimenyetso birombereje. Ibibazo byose wabazwa ku byerekeye ibimenyetso birombereje byose birimo rwose kandi bisobanuye ku buryo bwumvikana. Ibimenyetso birombereje ubundi niyo mirongo yo mu muhanda. Hano rero igisubizo ni C, ni ahanyurwa n'abanyamaguru. Ikibazo cya 13. Ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu. Ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, ibyumweru 2, B, amezi 2, C, ukwezi kumwe, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga iyo kitagikora, mbese cyarapfuye ku buryo kitazasubira mu muhanda, cyangwa se kikaba kigiye mu mahanga ubutazagaruka, kigiye nyine hanze y'igihugu, icyo gihe ibirango nyine plaque n'ibyangombwa ariyo carte jaune, icyo gihe biba bigomba gusubizwa ibiro by'imisoro. Iyo bavuze ibiro by'imisoro uvuga ngo ni Rwanda Revenue, kubera ko niyo itanga plaque ikanatanga
karite jone. Ni ukuvuga ngo ibyo birango by'icyo kinyabiziga kubera ko kiba kitagikora cyangwa se kigiye mu mahanga kandi kitazagaruka, icyo gihe uba ugomba kubisubiza. Ese uba ugomba kubisubiza mu gihe kitarenze igihe kingana gute? Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B, ni amezi abiri. Ni ukuvuga ngo ibyo byangombwa uba ugomba kubisubiza ibiro by'imisoro n'amahoro mu gihe kitarenze amezi abiri. Ikibazo cya 14, ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira: A, itara ndangamubyimba; B, itara ryerekana icyerekezo; C, itara ndangaburumbarare; D, ibi bisubizo byose ni ukuri. Hano igisubizo ni D, ibi bisubizo byose ni ukuri. Ni ukuvuga ngo aya matara ndangamubyimba cyangwa se amatara ndangacyerekezo cyangwa amatara ndangaburumbarare ashobora kurenga abiri ku ruhande rumwe rw'ikinyabiziga. Tuvuga ngo amatara ndangamubyimba muzarebe nko kuri izi modoka nini ziba zifite amatara mu mbavu, ariya niyo twita amatara ndangamubyimba. Mubona ashobora kuba ari menshi, rero ashobora kuba arenze abiri, ashobora kurenga abiri. Amatara ndangacyerekezo yo ndumva twese tuyazi, ariko muzarebe impamvu batubwira ngo ashobora kurenga abiri. Muzarebe ikinyabiziga gishobora kugira, wenda turi nko ku ruhande rw'imbere, gishobora kugira itara ndangacyerekezo hariya imbere bisanzwe amatara aba, ikayigira kuri retroviseri, ikongera ikayigira no ku rugi. Iryo tara urumva ko ku ruhande rumwe dukurikije uko nguko tubivuze yaba ari atatu, kandi ubwo turi kubara ku ruhande rumwe, no ubwo ni iburyo n'ibumoso biba bigomba kuba gutyo. Icyo bitubwira rero ni iki? Hano aya matara iyo arenze abiri y'ubwoko bumwe ku kinyabiziga aba agomba kugira ingufu zingana. Nk'aya ndangacyerekezo, niba itara ndangacyerekezo batubwira ko rigomba kumyatsa inshuro 90 mu munota, ntusange wenda iryo ku rugi riri kwaka inshuro wenda 70, irindi ugasanga riri kwaka 50. Oya, icyo gihe ayo matara agomba kugira ingufu zingana n'imikorere imwe. Hano rero ni igisubizo ni D, ibi bisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 15, nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira: A, 2, B, 3, C, 1, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni C, ni 1, nibura 1. Ikibazo cya 16, iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni: A, kilometero 25 mu isaha; B, kilometero 70 mu isaha; C, kilometero 40 mu isaha; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kilometero 80, kilometero 80 mu isaha. Murabona ko rero mu bisubizo baduhaye ntaya hantu handitse kilometero 80 mu isaha, ariko twe nk'uko bisanzwe iyo basubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, twe tuba tugomba kukibabwira kugira ngo nuhura nacyo uzabashe
kugisubiza nta nta gutinda rwose. Umuvuduko wa kilometero 80 mu isaha. Ikibazo cya 17, iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe: a. kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, b. guhagarara aho bageze, c. koroherana, d. gukuraho inkomyi. Hano rero igisubizo ni c. bategetswe koroherana. Ni ukuvuga ngo niba muri ahantu kubisikana bikaba bigoranye, ari ibinyabiziga bibiri bitewe wenda n'ingano yabyo, habaho koroherana. Umwe ashobora kugira gute? Ashobora gusubira inyuma bitewe n'uburyo we wenda bimworoheye, akareka uwo biri bukomerere agatambuka. Aha rero biba bisaba koroherana. Ni ukuvuga ngo rero wareba kuri YouTube yacu herekera icyo bita kubisikana no kunyuranaho, iryo somo birimo. Ese baramutse koroherana byanze, itegeko ryakurikizwa ni irihe? Ibyo ngibyo ubisanga mu isomo ryacu kuri YouTube ryerekeye kubisikana no kunyuranaho. Hano rero igisubizo ni c. ni koroherana. Ikibazo cya 18, ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: a. iby'inyuma ni metero 3 na santimetero 40, b. iby'imbere ni metero 2 na santimetero 50, c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko ku biziga by'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Ku by'inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Dukomeje n'ikibazo cya 19, amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125: a. metero 100, b. metero 75, c. metero 25, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni b. ni metero 75. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe amatara maremare ariyo matara y'urugendo y'ikinyabiziga agomba kumurika mu ntambwe ndende imbere y'ikinyabiziga mu ntera ya metero 100. Ariko iyi ntera iba muri metero 75 igihe ingufu za moteri za cya kinyabiziga zidashobora kurenga santimetero kibe 125. Ni ukuvuga ngo iyi ingufu za moteri zitarenga santimetero kibe 125, icyo gihe amatara maremare
cyangwa se ayo matara ariyo twita amatara y'urugendo, icyo gihe amurika mu ntera ya metero 75. Hano rero igisubizo ni B. Ikibazo cya 20 aricyo cya nyuma. Ubundi babaza ibibazo 20. Ikibazo cya nyuma kiratubwira ngo nijoro amatara yo kubisikana, ubwo amatara yo kubisikana niyo matara magufi y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo, agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira: A, metero 100, B, metero 50, C, metero 40, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni C, ni metero 40. Ni ukuvuga ngo amatara magufi y'ikinyabiziga ariyo matara yo kubisikana amurika imbere y'ikinyabiziga mu ntera ya metero 40. Ni ukuvuga ngo iyo ucanye amatara magufi, wowe muyobozi w'ikinyabiziga uba ureba neza muri metero 40 imbere yawe. Uba ureba neza muri metero 40 imbere yawe. Aha rero iyo ingufu za moteri y'ikinyabiziga zidashobora kurenza santimetero kibe 125, icyo gihe aya matara yo kubisikana ntabwo aba akimuritse mu ntera ya metero 40, ahubwo amurika mu ntera ya metero 15. Amurika mu ntera ya metero 15. Ariko hano ikibazo batubajije ngo aya matara maremare, aya matara yo magufi yo kubisikana ariyo yo kubisikana amurika mu ntera ingana gute? Igisubizo ni C, amurika mu ntera ya metero 40. Murakoze rero, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeza kunogerwa n'amasomo tubagezaho buri munsi, mubitwereka mukora like kugira ngo natwe dukomeze kugira imbaraga, twumva ko turi kumwe muri aya masomo duhora tubagezaho buri gihe. Murakoze, mugire ibihe byiza.